bari banambaye ariko bari bambaye kibonke yambaye kabiri Yebaze. yaje yabafeze yakubisemo akantu k'akabutini nkuje mu bintu byahinga weze nyuma ahita ko akatagaruka yakubisemo ikote Jena namuyobewe inde agarutse ariko kibonke yabajya ncanga naho kibonke nta n'inzoga nkwa ariko mbambona swingigiriro impamvu mvuga ntibazajya dupima ibindi bintu bitari inzoga gusa bapima n'ibintu byinshi kuko hari ibintu dushobora kuba banywa bitari inzoga bitari n'urumogi ugasanga hari ibindi bintu badapima bishobora kuba bifitwe n'abantu hano baze ko napenda ngo nta nzoga nywa nawe ni ukuri kose Anita nta nzoga uriya mujene yitwa nde Clapton nta nzoga bamenya ntazo Sabe ntanzo kuko hari igihe ubona umuntu afite vibe ukavuga uti izi vibe nk'izayongwe baze ko rayongwe nta nzoga ubuse ibyo bintu ariko yongwe n'urugero rwiza rw'abantu batanywa inzoga nyine reba vibe bafite kandi atazi nyine reba ukuntu ziba zingana byana bikunze kwigarura byamaze kumeneka bikashaka kuyikoresha byaragiye gikubita bunyama ishira pakana 5 cyamara kurabura kikagikwabaga ngo mani ngo tona ngo yo shango bro ngo ntuzi cyaki baby se man ni mani shango ndi kugikemanga kabisa mani ngo kuva cyagiye mani ndikomba ngo ibintu ngo by'umuriro bro byo gucibwamo noneho ngo Google ngo niyo ngo niyica intege bwa mbere ucyandikamo ngo nibihe bimenyetso bya sida bahita bagira ngo bari gukureba bakubwira ibyo ufite byose amaze gukora ubukwe inzoga bari batwereye agura inzoga n'ubundi abantu bazi ngo baraza kuzinywa aravuga ati musore mu makazi ya 5 yonyine utaranywa inzoga banywa ibigage birahari abantu kagiye inzoga zagiye ko nabonye zigura nyuma rero ngo ubukwe bwararangiye haciyemo nk'akumwero babona azanya gakarina kuzuye ajya kuzigurisha yarwanye ngo n'umudamu wiwe kansirida umugore ngo arahukana giwabo yego urabizi iyo umugore yahukanye ugi wabo nta kindi kikujyanye ikintu kikujyanye yo nari ugusaba imbabazi mutamujyanye n'inzoga cyangwa se wanabireka ntuyirirwe ujyayo wakumva utamushaka ntuyirirwe ujyayo mbaza ngo Obedi we yabigenje gute Obedi yabigenje ate Obedi ngo yaricaye yumva bimwanze mu nda ajya kureba umugore iwabo bagira ngo ni ibisanzwe aje kumureba nyine naho azanye icyuma bamuha umwana ngo bagiye ngo kuganira ngo n'umukobwa Eka ngusuze cyane mwifurize wa mbere mwiza wa mbere umugisha kuri ukunda Iris TV ndizera komeze neza cyane ndizera ko Nyagasani akomeje kukurinda ni kwa mbere ndi kumwe na Tonalite muri Good Vibes ingofero yambaye noneho niko yanditseho Tonalite karibu ahubwo ubundi YouTube ni yabaso mu muntu karibu kuri YouTube ko ari ya Google mwebwe ntibabahayeho karibu ese wabonye atari nk'iyacu ubundi aho bigeze twayiranguye rose wambwira ngo niko uho wabisobanura ute Juma Jugisi yahamagaye arambwira ngo miliyoni 10 ku kiganiro tugisibe oya se nabwanto ya kugira ngo kandi yari kumwe na Diamond kugira ngo ngisibe kere kumpaye ikindi kikiruta dushimira abantu bose bari kudukurikirana hirya no hino ubwo statistics zerekana ko Amerika, Canada ndetse n'u Rwanda bari on top bari gukora ibintu byiza cyane ariko ubwo Africa diaspora yose kabisa mukomeze mudukurikire ariko birabintu byerekana ko YouTube hano mu Rwanda ikora ikibazo hari mugani wa Ribu ari ibyo muhereza abantu ni ibiki mutanga abantu hari babazi ngo abantu ngo bakunda ngo itiku cyane ngo itiku niryo ricuruza burabikwereka ko itiku ntiricuruza ibindi biganiro bimeze nka biriya byagiye bigira views nyinshi kuri kiriya ni iby'itiku nkibihe nyine nk'ibitari kiriya byagize zira views so wondogira ngo itiku rimaze iki usanga ni iby'amatiku gusa kandi urumva bigaragara abajene bababizi barabibonye ntago muzehe yatwirukankira gutya ushaka ama internet areba iki azi ko ibintu bidakora abafite amakuru yuko byakora kandi murabikoze neza bikaba byakunda yego ariko byagenze neza weekend ise gute weekend ni sawa cyane twaranyoye nta kindi bo tarana bo twanywe ari kintu bita ko kunywera umuntu tikana kanzamunywera urumva umunsi mwe nzamunywera hari umukobwa wangizi wanywereye boyfriend we byanyuma ariko munywereye we yari yavuze ati ndamunywera
ati tetwa abatetwa Eh. no ibintu by'ama FUCK eh ariko ngiye twagiye iyo mbizi ko ari byo gukora eh yari yambwiye ati amazi imisa nyiyongoza ngiye kukwereka ibintu ndaza kumukorera twageze yakubitamo bwegizo bungaye seja kamwe muri ruburati ahita yagitinga nk'uwamenetse ubundi tayari aramurabura indoro ziravuga turavuga tuti murabure timurakoze no mujama nta inzoga yari kunywa yaragiye kwitwarira niwe bari butware yanga kunywa inzoga ni bwa buryo bwo kwirinda ariko tunywerese nubundi ni ngombwa ariko ni ngombwa mujye mutwara mutanyoye mumwe mutatwaye mutware mutanyoye no gutwara mutanyoye mukamwe mutatwaye none se ngo bimeze bite weekendi yari hatari anyway imana ihiruko ridashira murumuna wa Shanita we Shelisa si yapfuye harya si acigera si aciye itabye imana ku itariki 3 harya turi zingahe none itariki 11 sha shitani ni mubi yarari muhaye ikomeza uko kwihanganisha abasigaye namenye ko yaririmbaga no muri korali yari umwana rwose ukijijwe buri tonalite ura kubutagira korali ubarizwamo nabyo biri mu bintu bituma umugisha wawe tuba mukeya korali yo kugira ute kuririmba isugirijwe rimeze gutubundi ndi korali ndi kukubeshyera ndi korali ubwanjye yes nyumvisha aka gospel cyangwa abona ubwanyu tu gospel buranza kandi yashaka yo kana kanjye kagira amata ndagusubuje shashu ngo umwana indirimbo y'umwana yitwa gute ndayibutse ndirimbiri za Dorcas wanzaniye umucyo wawe ndamurika uzana ingobyi y'imigisha urameka wampinduye ubuhamya bugenda uganje muri nge uze guhita wihana ni izina rya Yesu nebirondoreka ibintera kuguha kode kuririmba cyane cyaka kikiyongera kandi weekend wari wapfuye ariko nazutse bitama amagospel menshi cyane indirimbo ya Dorcas nkunda ni iyihe iyo ukunda kabisa rigimwe bahereyeho yitwa gute ntago ngiye nibuka ibintu baririmba Dorcas nzi ko bakora gospel ariko ntakubeshye nta ndirimbo yabonze Emilie nguyi ebuye oya ni none hangane mu kanya cyabazo sharamwe ntago muri ku musengero ubwo gute mutazi indirimbo zabari y'abana gute mutari kuzibo Emilie twibukije ku ndirimbo ja iyo bahereyeho ya mbere mwana bari mu isoko mu bintu by'inyanya nge nebuka video gusa yaravuze oza ko umujena mbwi ngo yaravuze none yarabishyize nkaho rukumva ariyo ari indirimbo bahereyeho bwa mbere mwana bwa mbere bakiza yetwa ni nayo nakunde yaba afite akagospel keza hariyo bita Nema imaze amezi 3 bita Iriba maze amezi 9 yaba yazabe 21 ya kera hari ku musaraba iyo nayo ni ejo hari yitwibuye nahawe ijambo simagarara nahawe ijambo imaze imyaka 4 barabona bamaze imyaka 4 muri industry sabigenje gutera nisugira ngo wowe utambeshye igihe umazemo mara hehe ngiye uzi ko maze imyaka angahe ingana nasone cyangwa bato mugo irega ntukihe nge najemo hano 2-3 kera guma ikiri mu mishinga wayibo niyo ngiyo nahawe ijambo niyo nakubwiraga nahawe ijambo ni nawe nahise nkunda cyane iyo ikiza hari kuntu yaje no izari gospel numva nashakaga no Israel imwe ya boro ya Bosco ubigenza ute ziza ari indirimbo zegeranye mubitira ka ubigenza ute twumva wallahi aho iyunenze nturengera cyangwa si yushimye ntushimagiza,, aho ntujya ubona ishitamba
maze ugatana urwo wari wambaye hari akantu nishemo asoje umenya kubamba isadakurura kandi k'ibyo wabibyariye ujya usarura komeza shaka ese utekereza nyuma yo kuvuga cyangwa se utekereza mbere yo kuvuga ntabwo mba mbyibuka neza baciye imyaka myinshi kandi muri myaka twarahuye n'ibibazo byinshi wa mwana w'umuhungu we uzi ko muri iyo gihe twagize derede zisanzwe tugiramo imisatsi turogosha tugira urupara turongera turatereka umusatsi urongera uragaruka turubuvanaho turongera mujya Zanzibar muvayo badutera indobo turongera turakunda birangira biranga turongera turagaruka urumva ari baciyemo igihe kirekire kuba indirimbo umuntu yaba atakiyibuka murimuka mwahinduye geto nk'inshuro 10 kari byinshi ariko ntugahindure geto umunsi umwe oya nta mpamvu yo kugira ngo urandirode mumenyerane hagagomba kuba umuntu wawe iyo mumenyeranye ubimbuka oyazi hari igihe utamwishyura aratorera agatorera ubwo kujya ahantu amezi ubundi bamaze kwishyura muri ari ahantu wari wakodesha bamenye ko umuhanzi ngiye simba mbazi mperuka baba kuri telefone tukavugana nkabareza amafaranga ngiye no kugira ngo nzasohoke mu nzu mba ndimo mvamo nje nkongera gusubiramo ninjiye uzi ko uri umukire mwana utekera mu nzu ze nose waterekerera ahantu utatekera ndanaterekerera ninjye muri Kigali uterekerera ku makaro njye narutanga muri babiri utangana umupfumu ukaraba bura n'umupfumu umupfumu woga umupfumu ukaraba shaka umupfumu ukaraba mwana umupfumu usa neza utebeza umupfumu tubara umupfumu muri umupfumu utera ipasi kusubura umupfumu cyakoze dushaka gutambuka twumvaga huyu tukumva aciye nka nyabingi ukuntu tanaro yiyenza manje ni gahunda ariko gene gahunda yo kwiyenza n'ubundi aha ngira ngo ubwo twe turimo tugenda tureba weekend yari imeze ite ariko weekend yari sawa cyane nubwo ntayimenye cyane kuko agaye kanini nakamaze mu rugo cyangwa wari wapfuye oya nakamaze mu rugo agaye kanini igihe weekend ntabwo namweye inzoga kereka mu majoro yayo gusa ariko ku bisanzweho nta nzoga twamwe muri weekend byari sawa cyane weekend yari nzima nta cyapfuyemo uretse ibintu bimwe byagiye bamwe biri aho ngaho nabo mwabonye urya muhanda wakundutse twari twamaze kuvuga bwa mbere hari heze gahunda zo kuvuga kuri ntoze zo kuvuga ku bijyanye n'ibiza biri kuzi ko namaze kumenya ko burya ngo bihombya leta miliyari 400 buri mwaka ibiza iyo bagiye ariko kwita kuri iyo bari kwita ku bantu byose nyine bibyangije nibiki barabara ko hafi miliyoni 400 na miliyari ni miliyoni oya ni miliyari 400 miliyoni 400 ni duke miliyoni 400 tuzi twakubaka ikintu twakubaka kuramo V8 turaho ngaho akarere k'iwacu kasindira ntabwo twasinda twahita tutasinze buriya amafaranga umenya ko ari menshi yabaze mu icupa sha ko Nyamasheke abantu bari Nyamasheke reka mbasuhuze bose Nyamasheke mu karere k'Imana karere Nyagasani yahaye umugisha niko katsuza abantu bari irwi wanyu shanga wacu mu mujyi turabasuhuje cyane bonye imihanda yarakundutse mwimuke bibikanga bakabipowa ariko ubusanga ari abantu nyine bafite inyungu bari kuvuga ati so turiye mu kadi nari maze kubaka ubuzu bwanjye bugerekeranye nkabongaye buri aho nyine bw'ubuhegehege nako buhoberanye nkabongahe buri wese 15 sayo nkavanamo nka desa gutyo ku kwezi nibasenya ndabigenza gute cyangwa ni mpimuka ndabaho nte kwisi burya uranga nyine wanga kumva inama za ndogo hano mu Rwanda kankubwiza ukuri na leta iratuzi ibi bizi ko nta munyarwanda nta mpinduka nizi nke y'umunyarwanda atashobora kwakira ntibibaho ni iminota 2 ushobora kumva bikubangamiye ariko ni gake utubona igisubizo iyo inkanga itakugwiriye abari amahoro ugenda uvamo urahavuka agenda ni byinshi cyane Mashariki Festival yarayibaye ni kuri wa gatandatu yari yabaye haci wambaye bari banambaye ariko bari bambaye kibonke yambaye kabiri ibaze yaje yabafeze yakubisemo akantu k'akabutini nkuje mu bintu byahinga weze nyuma itako akatagaruka yakubisemo ikote cyane namuyobewe inde agarutse ariko kibonke bajya ncanga nawe kibonke nta n'inzoga nkwa ariko mbona swingigirira
impamvu mvuga ntibazajya dupima ibindi bintu bitari inzoga gusa bashobora bapima n'ibintu byinshi kuko hari ibintu dushobora kuba banywa bitari inzoga bitari n'urumogi ugasanga hari ibindi bintu badapima bishobora kuba bifitwe n'abantu hano maze ko napenda ngo nta nzoga nywa nawe ni ukuri kose Anita nta nzoga uriya mujene yitwa nde Clapton nta nzoga bamenya ntazo Sabi ntanzo Kiramani ntazo ariko kirawe n'ubundi ari pose ariko buri yanga bansabi wabarasaze Sabi none ndebera ngo nta nzoga nakina reba vibe baba sibwo ntago waba nta kumupima bashaka kumupima bagasana nitabanywa uye terega itabi ntago hari ibintu bishobora ko byaraje abantu bashobora ko batari bamenya itera nk'inshinge nezo tubara ko atari n'inshinge akaba ari nka kandi kantu banywera mu mazi ya Nili y'u Burundi kasanga bifite ko hari ibindi bintu banywa nuko hari igihe umuntu afite vibe ukavuga uti zi vibe nk'izayongwe baze ko rayongwe nta nzoga ubuze ibyo bintu ariko yongwe n'urugero rwiza rw'abantu batanywa inzoga nyine reba vibe baba bafite kandi atazi nyine reba ukuntu ziba zingana oya niba mbanyeka ko hari ibindi bintu nyine banywa tutaza ari biki katujya tubitega amaso wabonye intsinzi yari imeze ite intsinzi nabonye harabaye ikintu cyo gusaranganya menya batara nta kintu bagendeyeho habaye ikintu cyo kugabangana kugabana akavuga bati gutya harimo bakaza ngano rebe miliyoni muramubona kuri kamera avuga ati ikinyamakuru ikihembo cy'umunyamakuru w'umwaka tugihaye Emiliye Bureze twazanye ikindi kinyamakuru cyitwa umufashi wa mikoro mwiza cyangwa umutoza mwiza bakaba barakinkubise Sebu yaje ngo ari umukiyari director w'umwaka ako Sebu nibyo ara directing ariko akanakina umudirector w'umwaka bo nane indirimbo filme niba bayungu ya mbere Soruba filme yiwe bo Kiramani yabonye iki filme zo kuri murandasi no ikinyamakuru ngo bagiye bafashe cinema zisanzwe kugira ngo nakanyombi yakiza kuba hari bari kukimuha nawe bari kubura icyo bamuha yataba busy ariko uza ari gusanga gihe hari basanga barakimwimye kubera atari yaje kuko nta muntu abonye nta muntu waje utarabonye igihembo ubwo rero mashaliki birabaye Kiramani ubugihaye na Nyambo ubugihaye na ba Sabi ubugihaye Kiramani wibuke kari Daddy bayihaye igihembo ngo bagiye Big Mind bya Daddy mwana saskinyo muzivana akasiko bamwita numva bamamaga ngo Daddy uziko n'abantu bari kureba ibiganiro byacu cyagiye kuri batsinda uziko bari kuvuga ngo Daddy nebyo twitarukire uriya Daddy urashaka kubihakana ko atari Daddy yase ndabihakanye kandi Daddy ari inshuti yawe akoreba na cyabijiyo bekirwa ngo Daddy ndagasa cyande bijiyo bija ari kuvuga ngo Daddy Sabi wenda Nyambo yapfa kwivugira Daddy reka Daddy ni ibintu by'abana b'abasirimu Daddy ntabwo ari ibintu mupfa kuza bibiri na sex ntabwo ari ibintu mupfa kuza mwishirishwa mu gutyo gusa bisanzwe Daddy ni ibintu Peri yavuga Daddy ariko nta Daddy yayisha bo Nyambo yavuga Daddy kubera iki satavuga ko se Nyambo vuge Daddy nanuze na Sabi nawe ngo Daddy oya wenda ni papa Vije Pere we Ben Vie niko Vie ni Vije Vie bimeze bi Daddy oya aka Daddy karamubereye cyane cyane yari abakobwa bari bunhamagara nyine nabwo bamwe na bamwe apana bayisha oya hari undi mukobwa uba muri ntoze mu biboro bya Niyori yitwa Ndedi uramwana bijiyo bija ntabwo nzi ko ntaye twabira mureba nabo ntabwo ajya kuntesha umwanya nifite ibintu byinshi mu mutwe ntabwo ndajya kwirwa nshakisha amazina nabonye muri no minsi nabonye nari yarongeye kwibutsa abantu ivuga ikagira mentioning amazina tiana urabona nabonye wigise tinundi nabonye wigise umusesenguzi bose mugerageze musesengura ibyo muzi ibacamo ibarabura ariko ati muri social media zakaba ari zo gukeburana ariko ubusanga wagira mu gushaka gukurira umuntu mu matiku impaka zango turwane kumufata pakaje ari nacyo tugomba kwirinda gushyamirana kuri social media
ntabwo byabura ushyamiranye nande ntabwo yabura ntabwo yabura kubera ko hano abari amakonfirite terere ni nko kuvuga mu isoko ngo bazajya kujya kukugurira uvuge ati mugende mugurire uriya mwinge munyihorere kubera iyo muri ku isoko ureba uburyo nyine abakiriya bawe uri hari n'igihe bizamo no gusebanya ntabwo wabonye ibira byo muri Amerika twe nuko wenda bihura n'indagaciro zinagaye iwacu muri Amerika ntabwo wabonye umuntu ari amatora arinze arangira nta migabo n'imigambi twumvisha hari ibintu bya cabbage hegejeje nta kintu kirimo nta muntu murimo kugira babone ku majwi gusa uburyo bwo kujya batambuke birengere hano ku isi none se nk'abantu batahiye hari umukobwa wambabaje waraje muri award yazanye na famiye yose bakuru be mama we abana bakina filime bari bamuherekeje azi ko ari bubone award oya none se niba badakina filime yumvaga hari ikibazo yatwaye barayikina baje nk'abafana nyine se benjoyinze no weje tebo yari yuze nta mbabarira Siko nusha yambabaje oya awadi yetu tuzitanga turebye kubyo mwagezeho nibyo mwakoze niyo tugiye no gusaranganya ntabwo twasaranganya abantu badafite ibyo bakoze nyine urumva dusaranganya abantu bahari hari ngabona agiye mbonamo hariya nkibaza iyo bavuye abantu bashyashya abitwa barwemo nkabona babahaye intebe ngo bicara agagwa ni namweze mubeno mukina muyihe kandi ngo aje ngo ategereje igihembo harya kanimba muri bamenya nta kintu yatwaye nose bamuha iki bamuha icyo kugira yari nominated muri kandi baragihaye bamenya nta kibazo Apple niba bamenya aragitwaye birahagije hari ikindi kibazo kiba gihari kandi kanimba afite filime ye nawe yaratangiye ze yitwaye yarige none se yaratangiye ikina mishanga bari ko kimuha to kimuhe kuri telefone wandikemo ngo yari bamuhaye si igihembo kanimba niba yarashyizemo ishanga ari mishanga urumva baramuriye sikafite filime ye itangaje iteye ubwo nyoye bya bindi ntabyo dushaka pfa kuba ari mishanga bega igihembo bamwimye bari no kumuha igihembo cy'umuntu ufite ibintu bye ariko zikugwa kugira ngo ntugwengeshe umutwe muri kugira ngo ukubite umutwe hasi nuko bari wowe ufite uremereye iyo ufite umutwe uremereye nibwo ari wowe ukubita hasi ariko iyo ufite ibindi bintu biremereye bibanza ku butaka se hari umuntu wagakabanza nyasha kupita agagiye mutwihorera bwana ko tuba twirakare dufite akantu kakajinya n'ijinyore mujye mudufasha mwe ku kwinjiza mu bintu birimo abantu beza ese bura tonari bibaye ngombwa ko ishanga kubwira ati ndagukunda wabyakira ute abimbwirira iki se yamaye message yavuze ngo hey gusa tamubwira nti Ben arantumye Ben ntiyajyayo ariko antumye najyayo si umufana arantumye tuganire yarantumye ngo magere yego babihagije base wamushoborana kireka ari ukumwikorera uravuga ariko ari gahunda uriya ari ugutunga umugore bro yajya buri nyama muri weekend akitahira akajya kuzirya iwabo none se umutunzi ushaka iki wowe tunga umuntu kandi umeze nk'abantu batazakora hari umugabo nzi yabonye umusaza agiye kwipfira aramubwira ati reka mbe ngutunze muri iyi minsi usigaje nopfa amasambu yawe uzayansigire deni muvuye ati nta kibazo umusaza yahise izika rimena ngo arajya ku mbabura kandi ni mu byare pfiriya mbaburaga amuga ati ndayarya ifiriti mugabo ati gutunga umuntu uko ndi kubona ari ibisazi kari danje uretse ko mwerega muratungana mwana muratungana se umugabo atunga umugore ute ibyo ni ibiki byanyu mwahindanye ko hari kera uringanira ubu uriho sine wakwemera gutunga umugore udakora ukora akagerwa mu rugo agwanagurira inkweto anatetse nawe ashatse ukuntu nzajya mpora nasinze nyamura nanyoye ku buryo numva ibintu ntacyo bitekerezaho mbona ntacyo bitwaye niko nanjye njya nifuhira hari igihe mpaha nkahita tonari wagiye iwanyu ariko nkavuga nagenda ndasigara hige wasubiye kwa mama nkavuga ndasigara he uye buri imana bacu bagize no kuba ari Nyamasheke niyo bari kuba baba nk'imuhanga kujya ukora utaha najya nkora nta
wagenda nagaswera nose imyaka 40 kuva mu rugo mfite 40 cyaba ari ikibazo ibintu njya mbona abantu Ninde binamwihaye wagusekaza? ibintu abantu binamwihaye ngo imyaka 20 ngo kuyigira ngo reba wanjye se mba ndi kwanyo wowe waramaze urahava waragiye genda wageze kuki genda sohoka wageze kuki uretse kusiga gukora amatirisamba aho wagiye kwibanira uti kugira umva wabidukangisha ngo wagiye kwibana akantu uvuze ntasobanukiwe gukira umusore ngo kwibana ibyo bintu byabagejeje ku bugabo buhuretse amatirisamba n'ibiyoga mwanyoye bireka mwa buri witahe wanyire garo ukuntu ba wumva ufite akantu k'agatsure kakuri inyuma hari utuntu udakora hari utuntu tumwe udakora sari ikintu wotinya njyewe se jewe rega niyo nabo ndi hose je sari ikintu ntakora ndi kumwe no mu rugo ko nabonye utinyara mu byo nkora hari umufamiliye wawe wageze i Kigali mbona ubaye umwana mwiza ndakuvuga mu byo nkora obahera none mutinya iki siyasaze ndi gukora se yari wari kugira ngo nkore iki ko ari wazanye na girlfriend wari umukobwa wenyine uri hari mu nzu ahubwo se wamenye nani yatinye iki wowe wawe nti ko wabona natinye wowe kurusha uwo mukobwa kurusha uwo mu family tona ravutankira hanze reka twikomereze ubu by'umwihariko uvuze ku by'abagore umugore ngo wabari tazari umugore wa mugore nyawe nyawe wanyawe wabari tazari wanyawe ariko niwe wa magana 4 na rimwe uri wa magana 4 uri wa magana 4 na rimwe uri wa magana 4 na rimwe iri bavuga ati umugabo wanjye mumureke mwihorere byabubaye impamvu y'amavideo ati kuki nose kuri kumuburanira kuki yabikoze birabina agafita n'amavideo avuga ati birabyari bizibiti ukuntu bayafashe byagenze bite ngo baraje mbere yo kugira ikintu mukorana umugore we nyine ukavuga ati barazaga akavuga ati kugira ngo nemere ko ari ukumpa bisanzwe nta gatego dushyiraho kamera nubwo buryo rero ngo abantu babonye kamera abagore barazifashe banabizi ko ziri gufatwa hari abenshi rwose video ziri gufatwa hari abenshi rwose banarebamo nubwo buryo ngo zafashwe kuko we ngo yakekaga ko kubera ibirego ari gukurikirana ku bagabo babo ngo by'amaruswa ngo yakeka ko babamutumyeho uko yabonye baraje ari gikundi naho kumbe buriya ngo umwe yafaga yagahita araburundi ifarashi kera kwe farashi ariko Davis azagira igitaramo ryari tariki 29 nzuku kwezi ifarasi rero hariya ngo yari kuvuza ubuhuha bahitaga babwirana umusaza rero agakora akazi gasanzwe akibera umuntu usanzwe abandi bagore nabo bakamubwira bati oya madamu uri murabeshya ntago twigeze tubwirana ariko nta nubwo yadufashe ku ngufu numurekure umugore ati rero kurumva mu mufungira ibindi ariko kirashyaha ni mu kimuzize na video ntago ari wazishyize hanze Procureur ni watanze uruhushya ngo bamusake bazibonamo bazishyize hanze zashyizwe hanze n'ubugenzacyaha ntabwo ari wazishyize hanze bati muramubaza iki baritazari wanje Musayidizi aba yensipi umudamu muri Zambia ko witwa ngo Winifred tagenze biteze bano 245 nabo menye amaze kumenyekana bake buri hari umwami w'amajyaruguru n'umwami w'amajyepfo yabatayemo bose epfiriya mu majyepfo za Zambia Zimbabwe South Africa Lesotho bafite umwami wawo ahubwo turi kuri umunano muri centre wakwiyamamaje wakipanga akazi ugatangira kubaho umwandiko kuko urumva twadusigaye kya kintu ko nabonye kitoroshera ase muri Guinea niba bururiya baramufite ino pfo baramufite hano muri center haraburamo umuntu ari kubura umuntu ariko uramutse wiyangaje aka kazi ushaka kuzakagwamo umwana wama oya wanakagwamo no se ibintu utabwa mitangazamakuru ntiwarigwamo ntiwagwa mu bushoferi ntiwagwa mu burobyi no mu burobyi wapfa warohama rohama kandi urakugira kurohame mu kivu burya afazari wakirohamamo cyangwa ukarohama mu muntu oya kugira ngo urohame mu kivu wakirohamamo kugira ngo urohame mu kivu nyine wakirohamamo ikivu ukarohama mu kivu nyine tonalite ariko bira bintu ushamenya afite umwuka wa shitani ndakaswe reka nkubwize ukuri umuntu rega sigaye yibaza muri telefone se kera rukuntu nako nta nugari kera n'ubu ngubu abantu bose bangaga kugira muri telefone video za porno hari gihe wazirebaga bisanzwe ariko kwidownloadinga ngo ukire muri telefone ukabyanga nyine
ariko ubu dusigaye twibaza muri telefone ni porno mfitemo amakuru nyine kubitandukanya bisigaye bigoranye. Oya telefone nge sinayiha n'umwana ngayifate. Reka yibeje akayifata yo yahuriramo n'ibibazo. Siwezi aho bari Tazari yazi na mama sinayemuha bari Tazari zira video z'inyarwanda za mbere ntazonze torezi nukuri aje gutyo kubona imvura mwete kuguye wowe bibe by'ama group ngo ari kanaka ngo kabonetse ze kibaza ni porno ndi kureba na makuru nyine kubitandukanya bisigaye bigoranye no tsiga bibonera sitari yarajemo ariko reka kandi bakugenda batumenyereza abakaritasi bari kugenda batumenyereza uburyo gushyira video hanze wambaye ubusa cyangwa uri mu kazi biri easy gace biragera birakugenda gatandatu twamaze kubyakira sigaye uvutura umuntu muri stade muri gufana tigo ngo we ndo mwana ati hose tereyo igiteretsemo mumva byadanje ari uburyo bushyashya bwa celebration cyokora nahita uzi nge nahita mbasengera ubu nge ndi mu minsi yo kwiyiriza gira igihe cyo gusengera abantu kwiyiriza regara biterwa naho wiriwe ushobora kuba uri kwiyiriza ku kabari uri kwiyiriza ahantu ku muhanda uri kwiyiriza oya ndi kwiyiriza kuko uko naryaga siko ndi kurya oya ariko ari umwana ugeze ambwira ngo iyo burya ngo wiyirije ngo nubone ngo yiriza ku cyo ukunda yego hari igihe uvuga uti uyu munsi sirya inyama cyangwa ugasanga avuga uyu munsi ntabwo mbari Tazarenga ingama dictionnaire ngo batangiye guterekamo oyazi baritazizing baritization sesha nk'umwana akora nizi ko yitonda nkabari Tazari yamumenye nkumvuze bari Tazara bimenya tasitse iki kwari nk'ibyo nigeze mbwira ababyeyi ngo umubyeyi kugira ngo asuzume umwana we ajya avuga nkanoze nka Trisa muyibeshye gutyo icyane n'igiseka yita gitimbura bari kiba bari kiraya bayita menya ati wavura umuheto nk'ibyo bintu babimenye ryari pita neta nkirukana mu rugo nge nta wabikora urugo se rwasigaramo ko n'umugore abizi umugore wajya usanga abizi oya genda babarira akusha ubusambanyi waburwanyije koko mana y'isi n'ijuru yaburwanya uteze ko murarongorane vumbire gatumuka karaka erega reka nkubwiza ukuri reka nkwereke ubundi gihe kintu kinyereka ko by nature ibi bintu bya polygamous culture ibintu byo kumara byo kuba uri porogame nyine igitsina gabo cyarongora abagore benshi impamvu ngiye mbona yuko bishobora kuba ari byo reba ubundi ngiye bifatira kenshi muri pariki niba inyamaswa zirya ibyatsi urumva ubundi uko bikurikira ibyatsi ni byinshi kurusha inyamaswa zibirya inyamaswa zirya ibyatsi zitarya inyama nazo ni nyinshi kurusha inyamaswa zirya inyama intare ubusanga ari nke isha ari nyinshi isha nazo ugasanga zibaye nkeya ku byatsi biri mu ishyamba kubera zirisha ni ukuvuga bitekerejeho ndeba igitsina gore kuki kuri muri population yo ku isi aricyo cyinshi birakabije ubwo ibyo bintu byakunda ko umuntu yashaka umugore umwe byakunda ibyo bintu byakunda ko warongora umuntu umwe ibyo bintu n'uburayi abandi bikagenda gute rero basigaye byagenda gute bagapowa tukababyarira abandi bahungu bazabashaka ntabwo byakunda nyine ukuntu nabibonye biri organized by nature igitsina gabo nicyo usanga ari gikeya ku gitsina gore noneho nibihiga igitsina gabo inshuro nyinshi ubusanga ari byinshi kurusha ibihiga igitsina gore bivuze ko igitsina gabo kigomba kuba gike n'ubundi rero urumva bari Tazara uko no mudari no kumukaraga abari Tazari ntagasanzwe nubwo wenda agiye ku bantu bafite abagore yakiza nko kwikoza ku bantu batya ku mpande abakobwa gusa umugore we buriye uzi ko bakamuha igihembo cy'umuntu ufite imfizi y'igihugu bagihaye ababyeyi bese umubyeyi we barabamuhesha umugani w'umubyeyi no muri jande ariko bari Tazara avukana n'abantu bangaye twumve ko atari bibere ditere banzi babona abahungu bandi babayo wabona afite baravutse ari nk'abana 45 n'umuhanga cyane rero mu Rwanda bifite abasaza bafite abana nka 20 uradisi hari abana benshi bari muri zira famiye bari Tazari yagiye abari Tazari abana ukora babonye ari n'abana b'abantu bakomeye urabigo biga ku bigo bimwe barabana biga ku bigo bimwe ubwo bakamwe kabwira undi ese miriye wabonye nyoko nawe shabuze ko namubonye nawe tisha ngo cyara barongoye barakaye
ariko yavuga ati ariko nta kintu nakunda oya ariko urasanga bari abana atari naba bari abagabo bakomeye bose ari aba bari tazarahubwo babona bari tazarahubwo niyo yose ariye isajya sobona bari tazari yambaye condom wowe se wabonye Silvani yiwe jewe nayibonaga yazitse buri gihe nayo nayibonye yambaye amatako ari utipe wambwiye amutipe wambwiye ngo muri Gine ngo nta condom zibayo hari sida nyinshi cyane ngo habe erega ari ibikorwa hano mu Rwanda kubera ko tuba tuzi ko ariko twavutse bimeze cyangwa bikamara igihe ukagira ngo n'ahandi hose birahaba hano mu Rwanda ubusanga kapote ari ubuntu bworoshye wagira ngo batazi amafaranga leta izitangaho batazi ko zihe n'igiciro cyazo ugasanga uri kuyigura ku ijana yakabije ugasanga ni senyisa ni ubuntu bro ikintu ukazifata ku buntu hariya handi rero usanga aho ushatse kuyigura ni $. turwanye sida rero no kuyirwa oya iko baritaza dukomeze no kuyirwanya kuri story ya ibyana bikunze kwigarura byamaze kumeneka bikashaka kuyikoresha byarangiye gikubita bunyama ishura 500 cyamara kurabura kikagikwabaga ngo mani ngo tona ngo yo shango bro ngo ntuzi cyaki baby se man ni mani shango ndi kugikemanga kabisa mani kuva ngo kuva cyagiye mani ndi kwomba ngo ibintu ngo by'umuriro bro ibintu byo gucibwamo noneho ngo Google ngo niyo ica intege bwa mbere ucyandikamo ngo ni ibihe bimenyetso bya sida bahita bagira ngo bari kukureba bakubwira ibyo ufite byose nkaye minota mugati kumva ufite icyaka cyinshi cyane ugahita uvuga uti ndapfuye umuriro mwinshi amaso bitaratukura aburya bari tazari kureba mu bagahita agaragara usabonye ari ikibazo yari afite ntabwo wagwamo muri ziriya gahunda zose utarwaye bose byamuciye intege ko byatumye atababanga umuntu banga umugore w'umukoroneri ndakaswe ubundi bura mu bisirikare byose abantu ngo batinya ni ku ipeti rya koroneri bariya abajene ngo baba bararakaye umujene rero wiyongoza akafata umugore wa koroneri asaba bayiraramutinyutse gutera mugezeho ryari banjye biranyobe bakanayifata video tuzayenyerekeye koroneri ja tumubwiye ko ari cyo namurushije rero ubwira uti mfite agatekinike kupitingo no gukora ku mabere urara ababyeyi nabo batazi buno bucarenje ukuntu bumeze hari imwe twajyaga kera yitwa ngo no kwitika niko yatubyina gutya nabonye bari tazari wagira ngo yikopeye piri cha none ngiye kujya mvuga kuri ngiye kujya mvugisha mikoro nayihengetse gutya kuko ugiye amakuru abamaze kubundenga kiraperi nka pifu ka piropi mwa niko dusoza rero ngira ngo dufite cyo bita day story tuba dufite ku munsi bimeze gute uyu munsi waduteguriye iki shagiye wereka bwa mbere ikintu nari numvishe numva kiri bizarre ntari mperutse kumva ikintu bwa mbere nigeze numva numva kiri bizarre cyane ni umugabo mu ruhango nawe wigeze ngo akore ubukwe bwarabaye none ariko ntago ari inkuru y'uyu munsi yakoze ubukwe amaze gukora ubukwe inzoga bari batwereye agura inzoga n'ubundi abantu bazi ngo baraza kuzinywa aravuga ati musore mu makazi ya 5 yonyine utaranywa inzoga banywa ibigage birahari abantu kayibaza inzoga zagiye ko nabonye zigura nyuma rero ngo ubukwe bwararangiye haciye mu nkako umwero babona azanya gakarina kuzuye ajya kuzigurisha ngwiki yese zijyana kuzigurisha akabantu basigaye bari bizarre kabisa abantu bari imico iri kuza nyine ukibaza imico bayikuye ibintu bigenze ute ariko hari ibihugu iyo mico bihari ni imico y'adoptive no twari gibona umuntu nta hantu yavuye ntaho yagiye kwiga wenda uvuge ngo niyo mico azanye aho kumenya abantu bafite inzara nyine bafite inzara ariko hari ibintu ariko ni inzoga cyane cyane ari yo nkuru y'uno munsi niyo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza mu majyepfo yego umugabo ngo no mu ruhango yarwanye n'umugore we bamwita Obed yarwanye ngo n'umudamu wiwe Kansirida umugore ngo arahukana giwabo yego urabizi iyo umugore yahukanye ugi wabo nta kindi kikujyanye ikintu kikujyanye yo ari ugusaba imbabazi mutamujyanye n'inzoga
cyangwa se wanabireka ntuwirirwe ujyayo wakumva utamushaka ntiwirirwe ujyayo mbaza ngo Obedi we yabigenje gute Obedi yabigenje ate Obedi ngo yaricaye yumva bimwanze mu nda ajya kureba umugore iwabo bagira ngo ni ibisanzwe aje kumureba nyine naho azanye icyuma bamuha umwana ngo bagiye ngo kuganira ngo n'umukobwa ngo baganire wenda kwiyunga n'iki bagihura pa baramujombye ibyuma nka 600 izina ry'Imana umwana w'imyaka 20 n'ahita apfa amugeza ku bitaro bya Nyanza yamaze kuva mu mwuka Obedi bari he tayari cyane tuba twamutwaye kandi ko kuri leta shana ntago ndo umuntu woroshye no nk'ibi bintu bari bafite ngo by'amakimbirane yabo y'intuze niyo mpamvu mugana amategeko yo gushaka n'abagiye bayoroshya yorohe cyane nibyo amadivorce ariko urumva niyo bayoroshya bibihazi wabigenza gute ase umuntu uzagatera undi byuma urumva niyo wanayoroshya rose niba avuye iyo za Ruhango akaza aje kwica umuntu bigeze kure ariko bro njyewe ikintu mba mbona tureke gubukira ku bana niyo umugabo yagutera inda please imenye kagubuka ngo kuko ntenda ngo ngende tubane bikunze kuba cyane ku abakobwa sinzi umuntu habwiye ko 24 wiyo yirengeje ngo ba wapfuye aha kopi nanjye afite 32 noneho yo ari kuvuga ari kunyica twavuga inkuru ibabaje mwana uri kwisekeramo kabigasekwa nka inkuru ibabaje urumva sinzi mabwiye abakobwa kumbyaka 20 ngo nini ngo kuyirenza ngo wamaze kubagara especially ariko cyane cyane abakobwa mu byaro niba usanga hari n'utubazo ariko urumva nk'uwo hari imyaka runaka se yo gushaka 21 kuzamura urumva no kuzamura ntawe uzi aho bageze ase tonari hari abantu zibarongorwa bafite na 35 kandi bakubaka bararongowe c'est ça nubwo je nta mureke pressure mwabana mwe ntabwo namurongora pressure sinzi noneho iyo ugize imyaka rero ugatwita ariko ibaza umuntu noneho wirukanseho nta nindi ufite ntiyaguteye inda wemereye neza uratuje n'aka business kawe kari kugenda uzi kuba uri umukobwa erega bura ibisore by'ibirara ikiraga vuna umuheto cyo ntacyo gitwaye ariko uzi kuba uri umukobwa warihirinze ntacyo kiba kiramira warihirinze utuntu twawe utangiye nko kwibonera nk'akaduka cyangwa aragize ahantu kiri gitara urimo uracuruza ka business ko ari kugenda umwana w'umusore w'inkonkobotsa akaza kugwaho cyangwa ugasanga wamusariye kujya mu rugo uzi ko kujya mu rugo abasore basigaye bafata nk'ibintu byoroshye genza abajene benshi ishangiye yaracitse baramubuze ku rusengero nako ku murenge barahageze abakobwa ubukwe bwose bwarahageze